ariko noneho nka buriya giye ndi FRDC nabikora nnyo fata paratuni imwe niba ari abantu 80 paratuni y'abantu 40 haba harimo 10 ba FRDC 10 ba FDLR 10 ba Zimbabwe ba South Africa n'abatanzania ubacanga ku buryo barwanira hamwe kamanda be umuki gusa wazarendo nabo bongeremo gusa ako gato icyo nabonye cyo umunyekongo nubwo wamuvanga kajana iyo intambara itangiye ntumenye igihe yagucikiye kereka byibura ufasha amapingu ukamuhambira ku mukandara wawe none ze Katyusha iravuga aho kugira ngo ya advancing byibura ajya imbere nka ya technique nakubwiye yuko Katyusha kwimura byibura insheshatu aho kugira ngo yiruke ya advancing ajya imbere ahubwo yiruka asubira inyuma ugasanga n'ibibombe bindi byabatsinze inyuma yo ngiye hakabayeho kuvanga ingabo noneho niba ari paratuni ya FRDC ikabicanganye na paratuni ya Zimbabwe icanganye ya South Africa ugiye kubeshya abantu bagacangana no kubabeshya kugira ngo babiyicire rimwe babacange batavuga ururimi rumwe babacange badahuje impamvu bavuga bati wowe waje gukora 5,000 genda ubikorera wowe waje kurwanya duyi wumva ko ari umwanzi kuko afite izuru rirerire ubwo wenda ndavuga umurundi genda umurwanye nawe uravuga ko ari umuntu wateye ubutaka bwawe ubwo ndavuga FRDC genda umurwanye urumva byatari byo byiza babacange ubwo izo mpamvu zose wazicanga ute gakuroha abantu we ntabwo babishoboye ariko hari ahandi byashobotse Beviate umeze ute ndaho rwose suhuza abantu twikomereje reka rero tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com twahageze rero tuje muri update ariko dutangiranye n'abanyekongo bari muri yegere Igoma ndikumva niba numva neza bari kuvuga ngo Tosha Attack ni Tosha Attack se kibyancanze buri arene bekintu bari kuvuga ni Tosha Attack raisi we Tosha Attack agarika imirwano so niba atari by'ubwo ngubwo Viatera arababeshye ndumva ntari kubyiyumvira ngewe da so naba bagabo ngo n'urubyiruko rw'abaturage bo muri Goma bari gusaba ko iriya ntara yagira ukuntu yitabwaho by'umwihariko uwo mujyi wa Goma umunigo washyizweho ukavanwaho ubwo nyine inzara itangiye ngo kubageramo barabirambiwe umunigo wa M23 nyine aho wanize bagosuriya mujyi bakawuniga so tubahaye ikaze ni ibyo duhereye ariko si ibyo byonyine tugiye kuvuga tugiye muri update z'amakuru ahari ariko kuko turi kumwe na Viateri turaza no gusesengura Viateri araza kumfasha ku ngingo ebyiri dufite abantu bita ngo ni black water niba ntabisomye nabi black water ibintu nk'ibyo ni abacancuro kabuhariwe bagiye ngo bashobora ntago biraba confirm 100% ariko ngo aba nibo bashobora kuzaza gusimbura MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bakaba hari ibyabonetse by'uko hari ibiganiro by'umwihariko bagiranye n'iriya leta by'uko bazaba baje kuhangamura M23 no kurinda ibirombi ubwo turabivuga ntitubigeraho reka tubigereho ikindi kintu ugiye kumfasha n'ubundi birajya gusa n'ibyo ni ibijyanye n'intsinzwi ya FRDC iri gutsindwa nubwo bari kuvuga ngo Tosha Attack niba utambeshye hoze ndi kwibaza nti iyi ntsinzwi buriya nta kuntu ahubwo hashobora kuba harimo intsinzi
ikirengagizwa bikabyara intsinzwi kandi byari intsinzi. Hari agasitarateji nshaka kukubaza nyine buriya bari gukoresha, ndaza kukakubwira ninkageraho. Nibaza ko kari gukoreshwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igatsinda M23. Ndaje tukumve. Ntabwo nyitoza ariko ntabwo nyitoza strategy ikoresha, ariko nyine ndi kumwe n'umurwanyi nawe. Naje gusanga ibyo tuvuga hano hari ababigendera. Aha, gusa imirwano imeze nabi muri iki gitondo mu bice bitandukanye. Hari imirwano myinshi na n'ubu ngubu iracyarimo. Amakuru tufite kugeza ubu ngubu nuko n'ubundi mu bice bitandukanye tuza kugarukaho muri iki kiganiro rucyambikanye hagati ya M23 ndetse na FARDC na coalition yayo yose. Ikindi kintu tugiye kongera kugarukaho cyane ni ibijyanye n'imibereho cyangwa se nuko ubuzima bukomeje ngo kuba nyine nibyo byandi twari tuvuze bya Tosha Attack muri Goma. Ubuzima ngo bukomeje kuba nabi, abaturage by'umwihariko urubyiruko rukaba ruri gusaba Tshisekedi ko reba ukuntu akemura ikibazo kiri muri kariya gace by'umwihariko, ariko ngo bakaba bari kumusaba ko iriya ntara ya dekararwa. Ibyo nabonye bari kumusaba ko ngo yayisabira, ndetse ko n'ubundi yabikoze ngo kuyishyiraho k'umwihariko nyine nk'iri mu bihe bidasanzwe, ariko nzi ko n'ubundi bayishyize muri leta de siège, ari nabyo byatumye bazana abasirikare akaba aribo bayibera abayobozi mu bya politike. Ubu rero ibyo abaturage bari gusaba turaza kumenya wenda ibyari byo nyuma y'uyu munsi. Hagati aho iriya myigaragambyo iri kuba ubwo ni mu gihe ishoreranye n'indi nyine yayindi yo mu Rwanda. Mu biganiro bitandukanye twayigarutseho, ndetse ibindi biganiro biza kuza kubageraho ni imyigaragambyo y'abakongomani bari ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko impunzi. Bakaba bari kwigaragambya basaba leta guhagarika jenoside, barasaba leta y'iwabo. Yego, basaba n'ibihugu byayiyunzeho cyangwa se byaje kuyifasha. SADC, Burundi, Malawi, Tanzania uba twamaganye, mbese ibyo nibyo biri kwamaganwa. Rero ibyo nibyo tugiye kuba tuvugaho, ariko turabanza twibutse ko mwaba mugize neza mukoze subscribe kuri Bwiza TV, mukoze share byaba ari akarusho, mutanze comment mukatubwira uko mubibona, nabwo mwaba mugize neza cyane. Turabasaba kandi ko mu gihe mubonye ko hari ikintu kibura mwabyandika muri comment, mubonye hari igitekerezo tutatanze neza mwabyandika muri comment. Ubwo ndikubabwira nyine byo gukomentinga. Icyanyuma mwemerewe gukora ndetse tunabingingira ni ugutera inkunga Bwiza TV mu buryo bw'agafaranga. N'agafaranga erega Bwiza TV ikora ibishoboka byose. Mu biganiro byabanje babonye yuko abanyamakuru bacu bari hariya ho imyigaragambyo iri i Karongi. Urumva esansi igerayo n'indi mirimo iri bukorerweyo nabyo bisaba agafaranga. Kandi maze kubona yuko hari abantu benshi babyukira kuri Bwiza TV, kandi ni mu gihe Bwiza TV niyo ibaha amakuru afatika cyane cyane ku bijyanye n'iriya ntambara ihanganishije leta ya Kongo ndetse n'abaturage bayo of course umugani. Rero ibyo birasaba ko mudutera inkunga kugira ngo tuyagereho aya makuru yose. Ngaho rero Viate duhere hano. Hasi uri kuhareba, reba hariya niba hano utari kuhareba. Umukozi w'umujyi wa Kigali yagiye muri ya modoka tweze dutinya. Angahe? Iriho inyuguti 3 71,000. Ayiwe. Kari make mwaka. Umukozi w'umujyi wa Kigali afunzwe azira indonke y'amafaranga 71,000. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umukozi w'umujyi wa Kigali ukekwaho icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. RIB ikaba yemeje ko yataye muri yombi uyu witwa Rwagasore Theoneste, akaba asanzwe ari umunyamategeko w'ubutaka ukorera mu mujyi wa Kigali. Mu butumwa bwashyizwe kuri X niho RIB yabinyujije ibitangaza. Amakuru atangwa n'uru rwego aravuga ko uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko akurikiranweho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa y'ibihumbi 71 yahawe n'umuturage kugira ngo amukemurire ikibazo
yari yagejeje ku mujyi wa Kigali kijyanye n'amakimbirane y'imbibi z'ubutaka yari afitanye n'umuturanyi we. Bimwe mu byo nzi ujya umenya ni ibijyanye n'imikorere y'inzego z'ibanze, ubanza nawe kandi ubamo 71 sayo mu nzego z'ibanze. Ariko rero biragaragara yuko ni noteri w'ubutaka, umunyamategeko ubutaka nicyo bivuze. Ni ba noteri b'ubutaka. Aba ngaba nibo basigaye nabo ubwabo basigaye bafite uburenganzira bwo gutanga bya bipapuro by'ubutaka. Burya se? Yego. Hari amafomu iyo ushaka guhererekanya ubutaka wuzuza, noneho aba banoteri nibo baziverifiya bakazinotifiya, noneho hagati ya mugenzi wawe n'undi mugakora mitasiyo. Ariko abo ngo byari amakimbirane bimwe biba bijyanye n'imbibi. Ariko ubwo birumvikana yuko uko biri kose iyo noteri icyo yagombaga gukora ni ugufata ubutaka bumwe akabwegeka ku wundi. Uyu nguyu watanze 71. Uyu watanze 71 yari agiye kubutsindira buriya butaka. Yego. Cyangwa se uyu mukozi w'umujyi wa Kigali yayamwatse undi ahita amutanga. Hano hari abamukuye mu kazi gutyo. Ari amakuru namumenyeho ngo ari uyu yarwa gasore nyine watawe muri yombi, ari mu kanama nkemurampaka mu mujyi wa Kigali gashinzwe gukemura amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka no kwiyandikisha rusange ryabwo. Akaba rero yaratse biriya 71 umuturage amubwira ko ari amafaranga agomba kuzakoreshwa nk'ay'urugendo aje kubakemurira biriya bibazo by'imbibi bari bafitanye bo hagati yabo. Ari mu kanama none aritumbukije abesha umuturage yuko azajya kubikemura wenyine, kandi ubundi ako kanama kakagiye kose simuga n'ubwo kagenda kose, ahubwo iyo amubwira ati nzakuvuganira ibuhara nk'akara. Tuvuge ko umuntu watanze amakuru, reka tubyihore nangiye gusesengura ngo nshake watanze aya makuru, reka byihorere watanze amakuru kuri ruswa abari ugira ngo ribo yamukubwira se ntago bibaho. Gusa ubwo ngo nyine atakaje akazi gusa se baranamufunga. Ntaramuka hamwe na kiriya cyaha cyekwaho azahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, hazabu y'amafaranga nayo acibwa abari hagati yo kwikuba inshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro kiriya ndonke yari yatse. Ibintu byaroroshye aho bazaniye system y'ubuhuza. Wowe n'umushinjacyaha musigaye habaho ubuhuza mu kumvikana, ubuse yabigurana noneho ugakurikiranwa uri hanze. Ugakurikiranwa uri hanze kuko kuzuza amagereza bimaze kuba gaterera nzamba. Iyo ngingo ndashaka kuzakureba tukayivugaho kwayo kuko nayo njya mbona hari utuntu twinshi dukoroze twinshi. Ubuse nk'uyu muryo wa ruswa bamuretse nakomeza kayiri. Haherutse kuba inama mu tugari no mu mirenge irimo abanyamategeko baturutse ku rwego rw'umuvunyi no mu rukiko no mu bushinjacyaha bukuru. Barashaka kugabanya ubucucike buri mu magereza. None se umuntu ari igisheke cyangwa se akiba ingurube cyangwa se akiba iki? Ingurube se ntihenze. Ribi gafata igatwara ikagenda hariya agafunga agahera wenda tuvuge abaturuka Rutunga agahera ikabuga cyangwa se Igikomero agemurirwa impungure. Uno ni amafaranga batikira ya leta. Yego, barashaka kureba ubuntu bagabanya ibintu nk'ubwo hakabayeho ubwumvikane bakabumvikanisha uwibwa ingurube n'uwayibye, noneho bakumvikana uburyo yayishyura. Hanyuma uwafashe ruswa n'uwayatse sugo nawe koko bamuhuza nande ko ruswa ni icyaha mu ngubukungu bw'igihugu muri ku rwego rw'igihugu. Ubwo baramwunga n'igihugu yarayihemukiye. Hari na benshi uzi bagiye bagaruka muri ubwo buryo, barimo na bene wacu utayobewe. Reka tubiveho twagiye komeza gusa uwo ngo nyine umujyi wa Kigali nizere yuko amafaranga yasabye aruta umushahara we. Usurona yaruta umushahara ibyo ni rero ntago aya mafaranga umuntu yayakora ku munsi umwe kandi umva yari yayisitike nagatike karanga y'umunsi umwe 71 yashakaga kudukenyereraho kugira ngo aze ubwo nyine twari utwo kunywera avuye gukora amakosa. Ubu niko nabivuga kuko yari gukora amakosa ibyo ari byo byose ntago yari kuzareba nabo wamuhaye itike. Yatekemenya ariko umusangira Rusizi cyangwa Bukavu
so reka twe kumuvugiraho wenda kuko bikiri no mu butabera hari igihe yazaba umwere agakomvenka akagaragaza ko koko byari agatike niba agatike gatangwa muri ubwo buryo ubwo n'ibimenyetso bizaba bifite ubwo nyine agiye gutanga views ejo bundi abahungu bara batangiye gukinagira mu manza ze n'amakamera ariko uyu ngo yari down ntabwo tuzajyayo cyokora birarangirira njyewe ndumva ndasoreza kumuvugaho cyokora nzongera kuvuga niba mukatira danizo follow up nzakora reka niyambukire gutyo rero hano mu Rwanda ndumva ari ibyo nagombaga kubabwira kuko nibyo mbona biri gutrendinga cyane niyo nkuru yari ihari ubwo nagombaga kubabwira ngo ni umukozi urwego akora nirwo rukomeye ariko we ntago bikaze cyane kibabaje kindi ni amafaranga yafashe uburyo ari makeya ariko nyine ni department itazwi n'ijana murindi da ijana murindi nzongera nzunguruke mu mujyi wa Kigali ngende ndeba ku nzugi departement zihari ekaze bikora nabyo njya nzunguruka mu ministeri nananiwe kuzunguruka ni ya indi yacu iyo bisaba yuko umuhungu ko escorting nese babuze escort yakujya ukagenda ureba uvuga wambaye ingofero itukura buriya nawe baguha wambaye ingofero itukura nibo baba bahari akugeza aho ujya ugiye he ugiye mu giwano akagutwara akakugezayo akigarukira wabiyoberwa aho ugiye n'icyo washinzwe nyine iyo biba aho ugiye washya cyane uriya nzu wayizenguruka umunsi wose utarayisoza ntumenye n'aho usohokera nuko rero tugiye kwambuka ariko turambukira ku barina ubwo baratubera urutindo rutwambutsa hakurya iriya nta kintu wigize umbwira kuri iriya myigaragambyo y'impunzi iriya myigaragambyo y'impunzi ni ukugira ngo nabo ijwi ryabo rijye hejuru mu biganiro bishize narakubwiye ngo ese inama zose ziba ko ntacyo bavuga ku banyekongo bari hano mu nkambi b'impunzi bari hano mu nkambi baba bo muri iyi nkambi ya Nyakiziba hariya muri Karongi ndetse n'abakuwe Igicumbi bajyanywe i Mahama noneho rero uyu munsi nabo twumvise igitekerezo cyabo barasaba ihagarikwa rya jenoside riri gukorwa bo baravuga yuko riri gukorwa jenoside iri gukorwa iri gukorwa na MONUSCO SADC uwo muri SADC bakongeramo tuyi distance ni baravuga Tanzania Burundi na Malawi ndetse bikanakorwa n'abarundi na Kitsekedi ubwo ku giti cye numvise mbwira uruhare rwa South Africa muri iyo jenoside South Africa ko yiziye ku kiraka uruhare rwayo ruhita rwumvikana ku buryo bayishinja yego none se niba uje kurwanya umutwe w'ingabo ugamije guhagarika jenoside no kuvuga yuko wowe uyikora ufatanyije na FDLR M23 yarwanye ihagarika jenoside yakorwaga na FDLR na FRDC bivuze ko uje kurwanirira abakoraga jenoside directement nawe uri ndani y'abakora jenoside nimbyumva neza uruhare rwabo uraza kurugereranya n'urw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyane uruhare rwa South Africa cyane uhereye no mu Mutara none se zone turikwaza yarijije gukora iki ntikwari gukingira ikibaba abari bamaze gukora jenoside kugira ngo batarenga imbibi z'igihugu bari gukingira ikibaba bari Kibeho muri Gikongoro inkambi yari ihari bari gukingira ikibaba abasirikare bahungaga ari nabwo umukuru w'igihugu yatubwiye yuko bamutumyeho bati nyamuneka abafaransa baje hagarika imirwano naho ubundi kakubayeho akababwira ati ahubwo mumpaye morali yo kwa divansinga ngo yarabanje arabaza niba ari mekina byumvanye ngo bava amaraso bati niba bava amaraso nabi sibwo batubwiraga ko kurasa umuzungu biryoha kurusha kurasa umwirabura none se nitubihuza gutyo ko dushobora kuza kukubaza nti ese buriya abafaransa hari umu RPA barasheho hari igihe mwigize mubona life ku rugamba muri guhangana n'abo bazungu
bararasanye n'ubwo bari muri intambara operation. bararasanye n'ubwo intambara. Okay, reka tureke ibyo mu Mutara, kuko mu Mutara bwo bagiye ku rugamba hamwe n'Ababiligi n'Abanyekongo. Ariko noneho muri bino bice bya Nyamagabe, Kibuye, donc cyari Gikongoro na Kibuye ndetse na Cyangugu, uzi neza yuko hari aho abana bacu bapasuye babanze kurasana n'Abafaransa. Barabanje kurasana n'Abafaransa. Ubu ni the same nuko na M23 hari aho igomba kugera ibanje kurasana n'aba South Africa. Ubu se biraho bitaraba. Sinzi n'inkuru nabonye. Wa mugani dukurikira ibitangazamakuru byinshi, hakaba wenda n'ibigenda bitujijisha. Mu gihe twe twabaga twifitiye amakuru yuko bagoye ku rugamba, hari uwaje abyoroshye avuga ngo bariya ba South Africa ngo bapfuye barasanye bapfuye indaya. Ngo barasanye hagati yabo bapfuye indaya. Wagize ngo yabeshye, si byo leta yatangaje, si byo South Africa yatangaje. Ntabwo yabivuze, ariko nibyo byavuye kuri motari wabo. Ni abamotari banyu nyine. Oya wabo. Urabona hari ukuntu baba bafite abantu babateramo icyumvirizo, cyangwa se abo babwira bati turaza kuvuga ko ukuri ko ari uko bapfuye ibi n'ibi cyangwa ibi n'ibi. Donc amakuru yaturutsemo imbere bavuze ko batangaza ko bapfuye indaya. Noneho amakuru ya mbere ubushize mu biganiro twakoze, umugabo w'ingabo wa South Africa yavuze yuko bapfuye kandi atari bo bonyine. Abo ni bamwe ba mbere mubagereranya, ubwo ejo bundi hari abandi abandi atari yatwara. Wa mugani wawe arabataha. Wa mugani wawe ndi out of information. Ndabyemereye. Uruvuga ngo babandi ba mbere bamwe yagiye bashingiye avuga ngo abandi bari abambere. Ejo bundi rero barasanye bongera kurasana ngo hagati yabo, ariko nyine abasesenguzi baravuga bati barabeshya, ni M23 yabakomye. M23 yabarashe, ubwo barabeshya ko barasanye. Urumva ko hari n'amakuru motari yamaye, arambwira ngo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ngo nawe ngo ntago ari tayari, ntabwo amerewe neza, sinzi ngaho yakomeretse. Ariko ni motari wabimbwiye ibyo ibintu motari yambwiye mbivugera. Ibintu motari yambwiye ntabwo mbivuze, ni motari wabimbwiye. Yambwiye ngo uwo mukoboyi, niba ndabwita umukoboyi, ni uwo umugaba mukuru w'ingabo za South Africa nakuza Burundi, ari ukuntu bitagenze neza, ngo we ashobora kuba yarakomeretse hari ukuntu muri bya bindi bavugaga ko ngo barashweho na M23 bashaka kujya Isake gutyo gutyo. Ariko motari we nabonye yambeshye. Umva yaba atambeshye Viate cira mu gacumo haryo uraye. Gusa nabonye ariko ya mafoto nayashizera, sinzi niba nyafite hafi ngo nyabereke. Umujenerali afite AK47 buriya birasanzwe Viate, ko ari wowe ujye ubyenye ibintu nabo baje ishyireho ndebe. Reka nkwereke. Ubwo uyu muntu ibi bintu nibyo, uyu numwe mu bajenerali niba ari wese kabwe. Uyu mugabo nawe yari muri zo operation zabo, afite ubu bwoko bw'ino mbunda. Reka mpindukire ndebe naho abandi bareba. Birahari. General atwara iriya munara, amayisikoti subwo yari afite izi hariya yayitwara. Reba ibi bintu bibaho Viate. Hariya yayitwara. Icyo gihe ntago aba yizeye izi se magazine afite mu ntoki hari niba ndeba neza. Arazicigatiye. Atwaye magazine mu ntoki. Ibi ngibi ntabwo ari tayari kurwana. Mva kandi kubera iki? None se atwaye magazine yazicomoye ku mbunda. Oya ngira ngo no mu mbunda hari indirimo. Izi ni izindi. Reka nkubwire. Nta muntu ujya mu mbunda se bitari. Okay, ubundi yakaba yazihambiranyijeho. None azitwaye mu ntoki. Ubu rero atangiye kurasaniza yazita. Nta nubwo yamenye igihe zagendeye. Ariko bigaragara yuko hano ariko general ntibashobora kuba barahuye n'ikibazo kugira ngo general afate no. Reba imbunda atwaye ukuntu isa, wagira ngo ni FDLR yambukanye iva hano mu Rwanda. Sirashaje. Ubundi general wacu agiye no gutwara bamuhese mu gihe nziza cyane isa neza cyashya. Kandi arujya ngo abereke ko nawe yatangiranye akiri ku rutakifite we. Iyi ngiyi wa mugana nayo wasanye yakwama. Amare no mbunda ni nshyashya. Amare no mbunda ahubwo ni kakungoga. Ariko ntujye unyuraho abasirikare bacu bari. Ntujye ubona n'imbunda nk'iyi ngiyi. Itegeko ngiye kuguha uzambaza icyungo.
itegeko ngiye kuguha akungo gashaje niko karyoshya reka imbunda ishaje igukorera ishyano ahubwo ye gusa urabona yuko hari ibifaru yiziye no muri Land Cruiser zabo ahangaha bwari uburyo bwo kwifotoza ngo bagaragara yuko bifatanyije n'abasirikare iyi ni sinyari yuko nabo bari tayari kuba barwana ariko ndakumenyesha yuko yumvise isasu rimwe ntabwo wamenya n'igihe yayijugunyiye uvugisha ukuri ariko naguhaye ingero nuko utajya wibuka nakubwiye General Mabira ahantu twari tumufatiye agahungira mu gifaru ariko iki gifaru hariya ngo wagiciye amazi ngo gifite amapine ureka ibi ni ibya patoro izi ni tubyita nyara ni ibya patoro kandi viatero ufite ikibazo mfite ikibazo nyine mfite ikibazo cyo kuba nkurusha kumenya uburemere bw'ibifaru ibi bifaru izi si imbunda izi si nkarandi si Mahindra ibifaru bya Mahindra si nk'uko wafata utu tumodoka twa Mahindra ukatugishyiraho imbunda hejuru simbizi ariko ibi bifaru ngewe nabonaga wagira ngo birakomeye nayo natangajwe no kumva ubiciye amazi iki ifite nuko urasipine ntishiremo umwuka vuba wenda kikaba cyanagukingira amasasu ariko ako ngako ntabwo ishyiramo umwuka vuba icyo ngicyo ngewe kinankinagiranye nanagikwepa ngo iki nagikwepa rwose ntabwo cyampamye icyo ni cyo gutembera siriyasire nk'uko byakora patoro hano mu mujyi wa Kigali nijoro bigiye kurinda ibice birimo abayobozi ibyo niko kazi kabyo so reka noneho dukomeje n'ikiganiro cyacu twite abo bajenerali se wari ukomojeho nimba komojeho nyine nkubwira yuko ngo bari muri ya nama byagenze gutyo bya bindi navugaga buhoro yego barashwe ni motari wabimbwiye ariko ubushize byashoboka si ubushize mu kiganiro gishize tuganira hano narakubwiye ndigendiye mu 23 iriya nama nayitawanyikisha barayitawanyikishije ishatse ku gisake ibyo bubwo barabyitangarije ngo M23 yawe atawanyikishije narakubwiye numva nanaguhaye n'urugero ni kuva aho 23 uri kugera Igoma ntago birenze ibirometero 25 na doginga uburinzi cyangwa se defense za FARDC ngakora ku buryo negeraho katisha yanjye gera cyangwa moto aho ibasa kurasayo yibura natimburamo nka 3 nkisubirira inyuma kareba yuko inama idatawanyika buri wese akurira indege yisubirira ngo waratawanyitse ngo amabombe ngo yageraga ku 10 nibyo batangaje ngo amabombe 10 niyo yabatawanyikishije ariko ntago yarayigoma yarayisake bari bashatse ngo kujya gusura site opérationnelle y'isake batangaza ko batawanyikishije ariko abandi bantu baravuga bati oya barabeshya ntago M23 irasa byo gutawanyikisha abantu irasa ku nyama nta mabombe yo kwangiza igira ati ubwo n'ubwoba bagize banga kugira kurenga ko gace barabeshya ngo M23 irabatawanyikishije ariko bone abajenerali bapfa kwishora nabo babihebye abakuru b'ibihugu baba babohereje nabo bari bagiye ahubwo nyine urumva bari imbere ngo nibo bavuze bati oya ahantu ntabwo twajyayo sha tuvuge ko M23 irashe tugire so gayo nguko rero hanyuma rero Igoma niho twari turi kwerekeza n'ubundi mu gitondo cy'uyu munsi byatangajwe yuko habaye imyigaragambyo y'abaturage cyane cyane b'urubyiruko bari guhamagarira perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi kugira icyo akora ku bibazo bitandukanye biri muri Nord Kivu by'umwihariko no muri uwo mujyi wa Goma bimwe mu bibazo bari kumubwira bafite ni bano bari mu mashusho nyine bimwe mu bibazo bari kumubwira bafite harimo ikibazo cy'umutekano muke no kuba ngo inzara ikomeje guca ibintu muri uwo mujyi abo nabo nyine barasaba umukuru w'igihugu cyabo kugira icyo akora icyo bamusaba nta kindi ni ukuba yakumvikana nayo 23 kuko kwirasa byo byaramunaniye bano baturage urubyiruko uretse n'iyo nzara bafite yo kuba umujyi wabo waranizwe ibi nabyo bizabateza inzara gusa aya masaha bakabaye bari gukora ahubwo nge naketse ko bashaka kubikora simultanément na bariya bandi bo bari b'impunzi bavuga bati izo mpunzi niba zagiye natwe tugende
n'ubundi twese dufite ikibazo, bamwe basaba ibindi abandi basaba ibindi, none abanyepolitike tubacanganyikisha biterwa n'igihe batangiriye. Niba bo mu Rwanda wenda batangiye mu gitondo bugicya saa moya, byanze bikunze hari ibitangazamakuru byabitangazaga live harimo na Bwiza TV, kandi nzi neza yuko abantu bo kuri Goma nabo babyuka batera ijisho kuri Bwiza TV. Burya nabo amakuru aba banyekongo kubera yuko radio zabo zo ariko si imyigaragambyo irategurwa, se ibi pankarite bahita babikura he? Ubwo buriya hari ukuntu mugani bano bantu nubwo barwana rega n'abaturage, radio zabo guhamagara se umunota umwe kuri radio. Nyine ndavuga ibyo guhamagara birashoboka n'ibiki byose, ariko imyigaragambyo iki kintu se yaba ataracyanditse ejo akazinduka cyandika agahita ajya kwigaragambya babikora. Ahubwo ikintu ngiye ntekereza kirimo, bashobora kuba baramenye ko abo mu Rwanda bari gutegura imyigaragambyo. Urabona ko cyane cyane imyigaragambyo yo mu Rwanda yuko ko bari n'iy'amahoro ukuntu itarimo brutality, bashobora kubimenya bavuga bati tuzakoresha amapankarita ya ibi n'ibi, kandi urumva bose ni abakongomani bitandukanye ko bafite amanimero, nabo bagahita bavuga bati iyo myigaragambyo rero aho kugira ngo isi izaba ari yitaho umwanya ihugire kuyi Kigali nako yo mu Rwanda y'impunzi, natwe turi ku ruhande rwa leta tucecetse turyamye, reka natwe tugende bibe paralele ducanganyikisha itangazamakuru, ducanganyikisha isi iyoberwa ikiri gusabwa icyo ari cyo. Ariko ibyo ari byo byose ukuri kuratsinda. Nanone ntabwo najyaho ngo mvuge ngo barayicanganyikisha ku buryo bafite ukuri bataza kumenyekana. Hari amakuru y'indi mirwano ikomereje muri Nyanzare, ariko ntashaka kuvugaho kuko ntari nayabonera official sources zimeze neza, turaza kubivugaho mu ruvugiro. Ahubwo reka nkujyane kuri ya meza ya bwa busesenguzi bwawe nakuzaniye. Nashakaga kugira ngo umfashe kumva hari abacancuro baje muri Republika ngo bazaza, bashobora kuzaza kwanza, ndi kubivuga nabi pe, ariko iyi ngiyi reka manze nyikubwira abantu kuko nayo nari nyisimbutse ninkujyana mu busesenguzi inkuru ntago naba nkivuzeho. Inkuru yuko abanyekongo ngo babyaranye na MONUSCO basaba ko bagomba gusigirwa indezo kwanza, ubwo tubyita indezo. Nakubwiye ko MONUSCO yaje gutembera no kurongora. Ibyo bintu narabikubwira avuga ngo ndarikoze. None abagore b'abanyekongo bakamejeje. Uriye rega MONUSCO yemeye gutanga indeza ariko abagore bakamejeje. Ntabwo yari yabyemera. Nta kintu irabivuga. Ubundi aba bagore babishatse. Ikamyo irimo aba basirikare berekeza ku kibuga cy'indege barayitangira ntigende. Reka se bati woya ntago muducika, murajya he n'aba bana banyu? Twara abana banyu. None rero abanyekongo babyaranye n'ingabo za MONUSCO basabiwe indishyi. Ubwo tayari aba MONUSCO aba bagore UN igiye kubasigira amafaranga. Babishatse ntaho bajya, ntabwo batuma bagenda. Ikibazo mfite aba bagore bakwitambika iyo modoka, ijambo barigira ubwo byaza gusaba za DNA test ahari, ndumva byasaba ibintu birebire. Urumva byapfa kuborohera ko ijwi ryabo ryumvikana ngo ni MONUSCO wanteye inda by experience. Niba hari umwana ntabaga yigaragaza ko ari umumetisi se, ese metisi MONUSCO nibyara metisi yonyine. Oya eneo ikabyeho abasirikare nk'aba birazwi neza yuko icyo bakora buri wese agenda ashaka uwe, kandi birazwi buriya yajyaga mu defense cyangwa se mu MONUSCO akatsa imodoka yakajya ku rugo rw'uwo mugore agahurira mu kabara ahantu runaka. Birazwi n'ibintu biba bigaragara ahantu hamaze umwaka uko biri kose biba bigaragara. Yego. None se hari ahandi uzi byarakoze? Igihe kimwe nyine muri cya gihe mu bihe byabanje, hari n'abaturanyi bacu b'Abagande buriye indege, noneho abagore biyita babo nabo bashaka gukodesha indi ngo babakurikire i Kampala. Ruguraha byarangiye bite?
finalmente umenya baragiye, ntabwo mbyibuka neza ariko umenya baragiye, ariko uko biri kose ni ukugerayo bakumvikana. sibyo nakubwiraga cyagiye nkubwira ngo umusirikare n'igitsina ni mahwi si byigaragara. Reka biterwa n'akazi kenshi no ubu- kutaba hafi y'imiryango yabo. Ariko icyiza jyewe namenye ku ngabo zacu ziri mu mitwe itandukanye y'umuryango w'abibumbye, ho kirazira kikaziririzwa kugendera mu ngeso nk'izi. igihano kiba ari ikihe? Kirazira kikaziririzwa. kirazira gufata ku ngufu, ariko se mwabyumvikanye ubwo wenda ntimwarebe uko mwigenza. Oya, nahawe ubuhamya n'abasirikare benshi bagiye muri mission, urihangana mpaka ugarutse. Ntabwo wajya kwigurira. babivuga muri ubu buryo, uramutse ufatwe wagiye mu ndaya cyangwa se gusambana nk'uku nguku, lazima baguha indege yawe wenyine ukagaruka. Urumva rero ibaze utakaje mission, ugatakaza amafaranga wari kuzakurayo azakugirira umumaro, n'akazi n'icyubahiro. n'akazi. Wenda sinzi niba ugeze n'i Kigali hari iyindi statement wakora, ariko icyo nzi n'umupolisi umwe wari waragiye muri Haiti, agezeyo ngo yiha gucudika n'umuzungukazi, uwo nguwo nzi neza yuko ubu ngubu ari umushomeri. Ndabizi hari ahantu muzi ni umushomeri. Simvuga byinshi kuko hari abamumenye. Yategewe indege wenyine. Urumva niba mu Rwanda bakohereje ku kazi, genda ukora akazi, ntabwo ugiye gukora nk'ibyo abo muri Yunami bakoze hano mu Rwanda tujya kubasezerera. Tujya mu muhanda ngo Yunami nitahe. Abakobwa bacu bari babahutsemo, ari bo babyeyi b'ubu dufite, bari bagiye kwangiza urubyiruko cyane ko icyo gihe leta y'u Rwanda yari itarazana n'iyi gahunda yo guprotectinga abana bari under 18 ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ubu ngubu 25 wahita uyirya da 25. Ubwo rero Monisco yo rwose igiye gutanga indezo cyangwa se indishyi, abagore bibonera ifaranga basigare barerera abazungu. For update mbere yuko nyine twinjira muri bwa busesenguzi, ibindi kuri iza update nababwiye ko tuza kuzibabwira mu ruvugiro, nibyo nande gusoma igihe wari kutubwira ibyo by'ubusambanyi bw'aba Monisco. Ariko for updates ngo M23 ubifite Nyanzare, hashize amasaha 2 ubu butumwa bwanditswe nyine buvuga ko hashize amasaha 2 ifite Nyanzare, ndetse n'akandi gace bita Kibirizi, byose bikaba biri mu maboko ya M23. Ubwo biriyongera kuri Minova, byiyongere kuri karagace ka Nzuro nayo mbivuze nabi, byose biri mu maboko ya M23. Imirwano iracyarimo, so twigendere rero, imirwano iracyarimo. Iryo jambo nsorejeho hiturihuza n'ikibazo cyanjye, kirabaza kiti ni kubera iki ibyari imbaraga byabaye gutsindwa, ibyari insinzi byabaye gutsindwa kuri FARDC. Ibyari imbaraga ni ibihe? FARDC ifite ingabo nyinshi zikomeye ziri kuyifasha, zikomeye, ndayisubiramo ariko kandi utajyonda kubeshya. Bivugwa ko Tanzania ikomeye. Buriya Tanzania atari ukubeshya cyangwa ngo tujye ngo tubeshyane, nakomeje gukurura amakuru nyuma yuko mumbwiye bya bindi abantu barambwira bati igisirikare gikomezwa no kuba cyarakoze ama operation nibyo, ariko n'ibikoresho ni ngombwa. Wowe bimbwira n'abandi barabimbwiye batariko n'igikoresho ni ngombwa, kandi Tanzania iragifite. Igikoresho nacyo ni ngombwa kuko izo operation uzigiyemo uri vide bakukurasisha ikoranabuhanga bakakumena. Tanzania irazifite, South Africa turabizi nayo irabifite, ariko bari gutsindirwa muri DRC. Nkibaza ahari nta kantu FARDC itakoze kare gufasha FARDC ko basha kubyaza umusaruro ziriya mbaraga z'abari abagabo baje kuyifasha. Ikintu maze kubona gihise kinanzamo vuba, maze kubona yuko ikoranabuhanga muri ariya mashyamba nta nicyo rikimaze. Birakoresha ikoranabuhanga hejuru y'abana bametirije ikibuga, bazi kurwana kinyeshyamba.
noneho rero urambaza uti nta kintu FRDC yari gukora ujya kumbaza ibibazo twabanje kubiganira hanze ariko ibisubizo wamaye hanze hari igihe mba ntazi neza yuko wavuga kuri kamera nakubwiye ngo iyo urwanya urugamba urwanisha imitwe itandukanye n'ibihugu bitandukanye n'ingeso zitandukanye zidafite organization imwe biragorana habaho no kwitana ba mwana no gusigana habanze bano ujye umbabarira mbisubiremo kenshi wenda uzashyiraho ubyumve babanzaga FDLR imbere defense ya mbere ugakubita utukana nabo defense ya FDLR yamara kuwithdrawinga yirutse ukabucakiranye na Zimbabwe ikaba ari bwihindisha ibifaru byayo Zimbabwe wamara kuyifranking ibifaru umaze kubicakira ukakutanye na Angola na Namibia n'imitego byabo ariko baravuga ngo habanza bikomeza kuzamo yego noneho rero ni nayo mpamvu buriya M23 gufata hariya hose naho maze kuvuga biyorohera none se nkumaze iki habaho gusigana umusada singenzi mu ntambara burya jewe nahamagaza umusada uko byankomeranye FRDC ntibyari byayikomeranye nyine byarayikomeranye nibyo ndavuga siri place urugamba rw'umunsi ku wundi aho kugira ngo dupange defense twumva yuko kuzikuramo bizagorana ahubwo jewe napanga imwe byakwanga ngahamagaza umusada ntabwo mbyumvisha ibyo ngibyo mbwiye gute aho kugira ngo upanze defense zishoreranye kugira ngo uwo muhanganye aho kugira ngo wenda FRDC bapange FDLR iyo ni defense ya mbere bakurikizeho abarundi ubwo ndi gukurikiranya uko bamaze igihe numvise nakandi ngo barasigana ngo hajye harwana habanza imbere abaje nyuma ako kantu n'umuntu abaje nyuma nibo bakagiye imbere cyangwa nibo bagiye nyuma ho none abarundi bakavuga bati FDLR ikavuga iti turahatinze tuhamaze igihe twarashize abarundi nabo bati nitwe twakurikiyeho noneho South Africa na Tanzania baje vuba ni bagende babanze bakandereho ako kantu ndakibutse twakaganira n'abantu ejo abaje vuba ni bari bo babanza kuko twebwe twarashize ngiki rero na wa wundi uje vuba yumvise amakuru yuko babandi bahasanze badashaka kujyayo nabo bagiyeyo bikandagira ngaho rero aho bakubitiwe noneho rero nganisha washaka kumbaza nigeze kukubwira nti buriya FRDC nari nguhaye urugero rw'uko hakabayeho kuvanga ingabo noneho niba ari paratuni ya FRDC ikaba icanganye na paratuni ya Zimbabwe icanganye ya South Africa ugiye kubeshya abantu bagacangana no kubabeshya kugira ngo babiyicire rimwe babacange batavuga ururimi rumwe babacange badahuje impamvu bavuga bati wowe waje gukora 5,000 genda ubikorera wowe waje kurwanya duyi wumva ko ari umwanzi kuko afite izuru rirerire ubwo wenda ndavuga umurundi genda umurwanye nawe uravuga ko ari umuntu wateye ubutaka bwawe ubwo ndavuga FRDC genda umurwanye urumva byatari byo byiza babacange ubwo izo mpamvu zose wazicanga ute kuroha abantu ntabwo babishoboye ariko hari ahandi byashobotse hano iwacu mu Rwanda gute abari muri faze ntibaje tugacanga tugafatanya kurwanya FDLR nta na rimwe higeze hagenda batayo yonyine ubwo bacanga koze rero niba mbyumvishe neza kubera nyine ya mafunzo twabahaye bagahita tukabigisha siyasa irimo n'amateka y'igihugu no gukunda igihugu no gukorera igihugu ariko noneho nka buriya giye ndi FRDC nabikora nyo fata paratuni imwe niba ari abantu 80 paratuni y'abantu 40 haba harimo 10 ba FRDC 10 ba FDLR 10 ba Zimbabwe ba South Africa n'abatanzania ubacanga ku buryo barwanira hamwe kamanda be umuki gusa wazarendo nabo wongeremo gusa ako gatago icyo nabonye cyo umunyekongo nubwo wamuvanga kajana iyo intambara itangiye ntumenye igihe yagucikiye
kereka byibura ufashe amapingu ukamuhambira ku mukandara wawe. None se Katyusha iravuga aho kugira ngo yadivansinge byibura ajya imbere nka ya tekinike nakubwiye yuko Katyusha kwimura byibura inshuro 3. Aho kugira ngo yiruke yadivansinge ajya imbere ahubwo yiruka asubira inyuma ugasanga n'ibibombe bindi byabatsinze inyuma iyo ngiyo. Yewe. Niko abanyekongo barwana. Cyangwa se agashinga umutwe hasi imbunda akayitunga mu kirere ahubwo akakurasa mu bitugu mwarwana na turashize. Abo nibo nifuza yuko bavanga n'Abatanzania. N'Abatanzania na South Africa. Ngaho bumunyakuri umbwire icyo gitekerezo ntugitanze kugira ngo bashire ko wambwiye ko ufana na M23 ubwo sicyo gituma utanga icyo gitekerezo kugira ngo M23 bamare none se wenda hari ikintu uri bugereho y'undi mutwe w'abacanshuro uri bugarukeho nawe turi ntuze kuwibagira. Ntabwo nawe wibagira. Barahuruje ingabo za EAC ziraje wenda zihagaze hagati birananiranye zirigendeye. Burakeye M23 tubakangisha abarundi byabo by'urabizi barashize. Tubakangisha Afurika y'Epfo tuzi ngo birangiriyeho ibyo birananiranye. Tubakangisha Tanzania ibyo birananiranye. Malawi baraje ubu se noneho ikindi tuzayikangisha ni none se nyine nibyo uri kuvuga ngo nukubera yuko badacanze kereka nihaza niba vanga ingabo badukurikiye mu dukize niba bavanga birabafasha cyangwa biratuma bashira. Okay wenda gucanga section ku yindi babireke nibafate platoon ya South Africa bashyiremo ya Tanzania bashyiremo ya FARDC bavanga na Wazalendo ubundi badivanga na Wazalendo na FDL ubundi akazi ku bahungu korohe na FDL. Ariko motari yarambwiye ngo cyagihe mu rugamba rwo kubohora igihugu namwe mwari muri kumwe n'abagande ntabwo ndimi zabaga icumi. Ahubwo urwo rugero ni na rwiza cyane urakoze. Mu by'ukuri mu barwanye mu rugamba rwo kubohora igihugu harimo abagande ariko icyiza cyacu nuko n'ubundi ingabo zarapiye cyangwa se FPR yari iturutse mu Bugande barabanye mu gisirikare cya Uganda. Kabone nubwo wenda hari n'abagande nabo bagiye bambuka bakaza bagakorera training za RPF ariko noneho ururimi rwari rumwe ntabwo bari baje guca inshuro bari bazi Ikinyarwanda. Ntabwo ari inshuro kuko mpamya yuko ntabwo bahembwaga ntabwo bari kubona icyo babahemba kuva muri 90 kugera muri 94 deja twebwe twabonye umushahara baramaze no kubasezerera. Yego twahembwe bwa mbere baramaze kubakura mu mayuniti wenda bageze i Kigali sinzi niba hari icyo Minadef cyangwa icyo leta yabageneye ariko icyo nakubwiye nuko abenshi batanasubiye iwabo ahubwo bigumiye mu Rwanda. Njya mbabona bamwe bafite za bureau de change bafite n'abashoferi na ya magaraje uzi menshi burya nayabo bahise bagenda bifatira ibyangombwa iwabo baragaruka bikorera akazi. Ngira ngo nta n'ikibazo rwose bivuze ngo ariko noneho twebwe bivuze ngo mwebwe icyo mwahuje ni cause niko nabyita mwahuje kumva yuko muhuje umugambi muhuje intambara ku buryo wabagurimo no mu paratuni iyo n'umuntu uvuga Ikinyarwanda nabi cyangwa se utanakizi. Twari tubafite benshi bavugaga Ikinyarwanda nabi ariko iyo paratuni akayiyongoza kandi ibintu bikagenda neza. Ahubwo urananyibukije ni naho wahereye kuri ubwo buryo twari tuvanze n'abagande. Noneho ikindi wambajije muri cya gihe wenda twari muri biriya bihe bya Operation Kitona nubwo byageze aho Kisangani bikayogayoga ariko noneho ubundi imbere yaho ibintu byari bimeze neza. Abagande bo operatinga kwabo n'abanyarwanda bakoperatinga kwabo. Ubumva ko bandi uri kubashuka ngo bavange kandi mwari operatinga kwanyu ariko kubijyanye na kamandi zabaga zimwe uretse ko nyine uriya Kisangani byaje kugeraho habamo kutumvikana. Nyuma yo kutumvikana nibwo batangiye kuvuga bati urese operatinga ukwe cyangwa n'undi. Bo impamvu nakubazaga kare akantu arimo bijyanye no gukomera kwa FARDC mu bijyanye na politike n'imitekerereze y'abasirikare cyangwa se y'abayobozi babo niba ariko nabivuga
nibazaga nti buriya iyo batekereza kuri iyo ngingo yo kuvanga ntibyari gutanga umusaruro, ariko nkurikije ibintu uriho urambwira nongeye kubitekereza neza, kuvanga ahubwo yaba ari ukupa cyane. Kuvanga n'abanyekongo gere gufasha amapingu ukamwizirikaho, yarambara rugakurura ukajyana. Ubundi kwa divanzinga k'umunyekongo yumvise machine gun. Okay, niba hari akantu k'akavideo wigeze kunyereka ubaye ukigafite byaba ari uburyohe cyane. Umuntu w'umunyekongo wikarakasa ari kurasa machine gun ariko ameze nk'uri kubyina kamucereye. Nako mfite ahubwo mfite uyu nguyu isuri kumwumva. Garde commande opération ya ntihaze nguvu. Renyo Lusasa, wewe una titre gani katika armée ya wazalendo? Niko colonel hapa de brigade commande opération ya colonel de brigade kwa wazalendo zone 3 za Mayele. Zone 3 za Mayele. Wewe uliungana na Mayele wakati gani? Mimi depuis longtemps, wakati Mayele alipata grade ko nani. Urabona ko ariko kuri colonel reba bari hirya buriya nta wamwegera. Colonel yahaze icyuma. Kabla hajakuwa general alikuwa ngali colonel. Mimi niko capitaine. Ulikuwa ngali capitaine. Oui. Ulipigana vita vya kutosha. Vya kutosha. Na kwa leo mna msimamo wa kukomboa Kongo. Niko na msimamo wa kukomboa. Sote unashawahi kupita, unampenda rais gani? Niko napenda rais nani Kisigeti. Asante sana. Tunakushukuru. Nose ntabwo mwemera uyu. Ariko uragara abafande. Reka nkubwire. Afande mupfuye ikiwana reka mwereka abantu ntagara abafande. Okay, muzuminge ukuremo ijwi. Reka ndikure mu nose ndarireke. Noneho birebere uko ameze gusa. Uko ameze? Nanjye ndahindukira ndabe hari. Asowe Mbere ya kuwa colonel nilikuwa general. Kapiteni ibintu nk'ibyo. Lakini na kantu nyine yashizemo kakatu kedogo yanyweye, ariko ubundi iko tayari si ndiwe. Ariko abari hirya ndabona ari amakuru tu. Ntabarinzi ariko ngo n'umuwazarendo, umuzarendo niko avuze. We narakubwiye ngo ubaye ufite udufaranga wajya muri Kongo ukaba general rwose. Ushaka udufaranga nk'igihumbi cy'amadolari. Igihumbi miliyoni irenga. Ugenda ubegeranye urahita uhinduka komanda. So reka tumuveho twigendere ibyo ari byo byose. Inama bagiriye abantu baraza kudukiza, mbonye ari yo kubamarisha. Inama yo kuvanga ntago wavanga abasirikare ba South Africa n'umugabo n'abawazarendo biwe. Reka bahaye reka tujye kuri bagabo bita ngo ni Blackwater. Abo ngabo akaba ari karahabutaka ngo zishobora kuba zigiye kuzaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ikibazo, ariko bari hehe? Inkuru iravuga ko ari ibintu byamenyekanye ko hari ibiganiro byabaye hagati ya Tshisekedi ndetse n'iyo Blackwater. Bakaba bari kuganira nyine kuri iyo ngingo yo kuba Blackwater igomba kuza gusimbura MONUSCO hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko iyo Blackwater ngo ari abarwanyi kabuhariwe. Wabyumvishe? Mukanya wababeretse bene ishushiraga. Singaba se? Singaba. Ndebera abo basirimu wampaye inka. Baje kurwana mu ishyamba yegeranye n'ibirunga. Wagira ngo n'abapilote b'indege bifotoreje ku mababa yayo. N'abasirimu n'ababoss. Abo ngabo ngo none se kuki bise Blackwater? Izina ntago nzaho ryaturutse, ariko ngo wabashinze ngo yahoze ari umumarine Navy SEAL wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wabona ariyo mpamvu harimo se Blackwater, ubwo bivugisa amazi y'umukara. Yego. Amazi y'umukara. Ubwo rero wabona abihuza nyine nuko nawe ari umurwanyi kabuhariwe wo muri umumarine, akahita abihuza yitwa Prince Eric Prince. Eric Prince ni umudemobe wo muri Amerika washinze umutwe w'igisirikare. Bikavuga ko ngo bateganyaga kohereza abagera ku 2500.
bakaza baturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. yego Icyo nashakaga kukubaza imirwanire ya gicancuro hariho iryo jambo guca inshuro. Nyine guca inshuro, reka nkwereke ubundi guca inshuro mu Kinyarwanda abantu bajye basobanukirwa n'Ikinyarwanda ukuntu kiba giteye. Uri mukuru urakindushuraza kunsobanurira n'imbeshya. Ni Viateri afite ikibazo yaburaye agiye kwa bosi Shadrake. Shadrake afite umurimo hariya cyangwa se afite ibishyimbo ahurisha cyangwa afite ikindi kintu yakoresha burya no gufura no kuvoma. Umpaye icyo kiraka ndagikoze urampaye ngiye guhaha, cyangwa se ugiye ku mufuka wawe w'umuceri undahiyeho ibikombe 3 n'ibikombe by'ibishyimbo n'iby'isukari nshyize mu gafuka ndatashye. Nguko guca inshuro. Urakoze, ubisobanuye neza, ariko hari akantu udashyizemo nashakaga kugira ngo abe ariko mpuza n'iyi kesi y'aba bantu cyane cyane. Buriya umucancuro afite ukuntu adojinga akazi cyane cyane kuri bariya basancuro baba bakorera nyine umushahara wenda ku isaha ku kwezi, ibintu nk'ibyo. Afite ukuntu adojinga akazi ntaba ari gukora kandi igihe nikigera azahembwa. Sibyo akora. Ubwo rero ntabwo akiri umucancuro, ni umugengwa n'amasezerano. Oya, umucancuro se hari ibintu bibiri. Igikonkwana urakizi. Igikonkwana urakizi. Reka nemere ko natwe ubu turi guca inshuro. Yego. Kuko ukwezi ni gushira hari uko bizagenda. Ariko noneho uyu ndi kuvuga igikonkwana urakizi. Nugihe bagukatiye igipande cyawe bati urakora iki ngiki nugisoza urahenda. Mu guca inshuro habamo igikonkwana. Yego kiba kirimo. Bashobora kuguha inshuro y'igikonkwana. Bakagukatira. Bakagukatira yawe. Ubwo bucancuro bwo nabwemera. Kimwe no gupatana. Ubwo bucancuro bwo nabwemera. Ariko bucancuro bwo kuza kumfasha. Reka mbyite gutyo. Mu kazi nayo nibereye. Ku kazi kawe. Kananiye. Nigashaka katara kunaniye ukiri kugakora. Wenda tuvuge nze kugufasha gukora iki kiganiro kumbe nje guca inshuro. Ntabwo wumvamo ko nshobora kwicecekera amasaha twabaze ikiganiro yarangira. Twavuze ikiganiro kiramara amasaha 3 nakubwira ngaho mpereza. Iyo ni utegaje. Nibyo nyine ndi kuvuga mu guca inshuro. Ubundi we nanze kubivuga ariko birangiye mbivuze. Abarimu batwigishaga muri tronkome bari abakongomani. Noneho hasereka ndangize ntago cyari ikibazo. Umuprefet des études wa muyobozi ushinzwe amasomo aragenda bari muri salle de profe mu nama. Ari ukuntu nyine abanyeshuri bamwe na bamwe bajyagamo bitewe n'inama yabaye n'ibyo bari kuvugaho bitewe n'inshingano abanyeshuri bafite. Bajya mu nama. Noneho turi mu nama aravuga ati hari ikibazo, ariko yavuze mu Kinyarwanda, ariko muri bo Kongomani harimo n'abazi Kinyarwanda. Aturetse case yo kuba abantu barigize abacancuro. Ubundi bisobanuka gute ko umukongomani yigisha Ikinyarwanda? Urumva ko iki kibazo kibajije. Ariko nta nubwo ari wenyine wari bivuze iyo mvugo yamamaye kuva kera n'abatutravo. Icyo ari cyo cyose abonye aragikora. Iryo jambo rero yishe ngo uretse ibyo bintu by'ubucancuro cyarababaje cyane ngo guca inshuro ubundi ntago ari ibintu byiza. Ubundi umuntu akora akazi akishimiye ntago akora akazi buryo bwo guca inshuro. Ubundi nakazi gasusuguritse gakorwa n'umuntu ubabaye. Ku buryo natagakora iryo joro burara cyangwa se akicwa n'inzara. Kandi inzara iraryana my friend. Ubwo rero narindi kubihuza nkavuga ni imirimo yakorwa n'ubucancuro. Iryo zina ryitwa gutyo wenda twe n'Ikinyarwanda, ariko n'ubundi no mu Faransa ni aba mercenaires hari. N'aba mercenaires n'ubundi niko bari kwita icyo gihe abakongomani babisobanura ngo babisaba mercenaires. Ubwo mu Cyongereza sibo machineries, ni bo machineries. Abo bantu bakora akazi gatanga umusaruro nyirako akabarekeye. Oya. Niyo mahirwe nyine mva kandi ibyo bintu mpora mbigusaba. Amahirwe yanditse ugiye kuri cya kibazo cyo gufana mu Benitoro. Niyo mahirwe he bari abahungu. Kuza nyine ari ugukorera amafaranga utahembwa ni nk'aba bakinnyi banyu muri ya makipe. Uzi neza yuko iyo amezi 3 ashize batarahembwa barasakuza cyangwa se ntibajye mu myitozo. Umakuru wamenye se nk'umuntu wahoze nawe uri umurashi nta hana bacancuro baba barakoze akantu kari karananiye abantu bose. Oya ntaho nzi. Ahuze wagina nta kintu gikora. Wagina iracyavugwa se nyine mbere yaravuga. Ariko se reka nkubaze
perezida Tshisekedi azahuruza kugeza ryari? Niba wigeze kujya muri background y'abariya bantu nabigiyemo babonye ari amafaranga angahe bashobora kuba bahembwa? bigize gukorera miliyari 2 nicyo kiraka cya mbere bakoze. Miliyari 2 z'amadolari. Ibyo ra reka ndebe. Mari 21 ngira. Amadolari yari miliyoni ariko not miliyari. Miliyoni 21 z'amadolari. Contract wabonye yuko muri Iraq yari contract ya mbere. Nukuvuga ngo shebuja wabo niba bamusabye ni miliyari 21 miliyoni 21 z'amadolari. Kandi by'icyo gihe byo byari muri za 2003 hari. Ubu nuvuga ngo byarazamutse, ibiciro byarazamutse. Ashobora kuba ageze kuri miliyoni 70 z'amadolari. Wakihembera abakozi be. Icyo bivuze. Ibaze rero izo miliyoni zose zakabaye zikoresha inama yo kumvikana nayo 23 zacyuriza impunzi zariho zigaragambya zisaba guhagarika jenoside, zisaba iriya leta guhagarika jenoside hariya. Nibyo Abanyekongo zacyura abanyekongo bose bakagenda bagatura neza, buri wese akabona inzu. Ariko noneho bagiye kuyiziha abo bazungu abangabo ubonye bibitohagere bibitonore. Abanga uyu yajya mu ndake hariya ntago bibaho. Abana yajya nuko itemberera mu bifaru gusa. So reka abacancuro tubatega iminsi niba bazaza nabitwa ngo Black Water nyine bagomba ngo gusimbura MONUSCO. Nta nubwo tubizi niba koko bizaba, ariko ngo byari byabayeho. Bwiza nayo iracukumbura sha. Inkuru yanditswe na Bwiza bitangazamakuru byose byayanditse byayikuye kuri Bwiza, ariko nayo yayikuye ku kiri kinyamakuru cyacukumbuye cyane, ariko none n'uruzina rwacyo cyo ntiwabasha no kusoma. Nabonye ngo niba rwitwa Inkstick Media. Inkstick Media niyo yanditse bwa mbere iri nkuru, noneho urubuga rwayo nirwo Bwiza yayikuyeho, ivuga yuko nyine hariho gahunda yuko ibiganiro byabaye hagati mu mwaka wa 2023 hagati ya Tshisekedi ni Black Water. Abantu tubonye nyine ko bakorera gatubutse n'aba banyamerika, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zagiye zibakoresha kenshi cyane mu biraka byazo. Ariko ntabwo mbasha kureba RTNC ngo ndebe niba perezida basha kugira n'indi mirimo akora. Wenda nanjye ako kantu nzakiteho nzagerageze ndebe niba abantu bagerageza kureba RTNC ujye muturebera niba hari. Ntekereza yuko perezida ahugiye mu ntambara gusa. Sure. Nanjye ako kantu urakanyibukije, ngiye kuzajya nshaka ukuntu amakuru ya RTNC nyareba, ndebe inshuro nzajya mbona ibikorwa bya guverinoma niba ari ibihe. Nimbe wenda na wa mugabo hepfo hariya tujye tubona utuvideo twinshi avuga ati nigiriye aha naruru rusahane ku buryo kundeba byasabaga guhengereza. Ubu none ari muri Eden. Ego tabone ngo bari muri Eden. Ako si foto yo muri Eden nta niyo wabonye, kandi Viateur nawe utari wabona amakuru. Ubu ntabwo wabonye ifoto yo muri Eden. Kubijumbura hari ibiryo byo n'izi nariye. Yavuze yuko kiriya gihugu ngo ari Eden, we ne Adamu. Niko abantu nyine bo bamotari bari kuvuga ko muhanda. Ubwo yavuze ngo ni muri Eden, yari ari kubibwira nyine ngo abakera rugendo nko kubashishikariza kuza gusura kiriya gihugu. Akababwira ati kuki mutamenye yuko Eden ivugwa ari iyi ngiyi. Eden y'u Burundi. We rero buriya ngo niwe bari kwita bita Adamu. Ndaza kuyikwereka ifoto tuvuye hano. Umugore we ni Eva. Ndaza ako se kuki nayikweretse hano. Adamu na Eva Burundi. Kanze nyikwereke. Adamu ari kumwe na Eva bari gutembera mu busitani. Urumva yuko wowe nubwo afite abantu barwana, ariko byiburagira n'ibindi atekereza. Utekereza kujya muri Eden. Abantu ntibakambye agahanga singo wo muri Eden kubw'intambara gusa. Rero na Eva atari kumuha itunda. Ariko angaha bishoboka ko yanateye ivi. Hari ibintu bita kuvugurura umubano hagati y'umugore n'umugabo. Nubona ibintu bidahagaze neza jya ushaka ahantu umutwara nkaho ngaho umubwire uti dore uri muri Eden. Tuve mu kiganiro rero utawitangira kwigisha ibyo bashakanye hano dore twebwe twibera muri politiki, ariko turashaka n'abantu bazaje batanga ibiganiro nk'ibyo bindi. Tuve muri politiki yonyine abantu bumva afite ikiganiro, abantu ntitukabahate politiki gusa tujye tunabasetsa nk'uko. Ikindi kintu twabibutsa
abantu mushaka gukoresha studio ya Bwiza TV muhamagara iyo nimero nabwo ni uburyo bwo kudutera inkunga ariko iyo nimero ushobora kuba ufite inzozi zo gukora YouTube ariko noneho ukaba nta hantu wabona kamera n'ibyuma bituma amajwi yawe asohoka neza nk'aya ngaya za muri Bwiza TV hamagara kuri iyo nimero ubabwira uti hari ikintu ushaka gushyira kuri YouTube tuzagutereka muri studio yacu yubakitse mwabonye yuko yubatse neza noneho tukufilime tweditinge ibintu bisohoka abantu babibone abantu babuze ama studio rwose muhamagara iyo nimero mudutere n'inkunga mungere kandi mukore na subscribe mukore share mukore comment munatange likes zibe nyinshi cyane niba mwakunze ikiganiro nitwa Shadrack Niyonsenga nanjye ndi Rutagengo Viateur bye